nangire mbasuhuza mbifuriza umunsi mwiza kandi amahoro y'Imana bane namwe. Mwebwe mwese mukurikira Isoko TV show, banje kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza kandi ngo Imana ikomeze kugenda ibafasha kandi ikomeze kugenda ibashyigikira mu buryo mwe cyangwa ubundi. Mwebwe muri kwitegura kujya mu kazi, mwebwe mwageze mu kazi, namwe kandi murimo muragira ibyo mukora mu buryo bitandukanye. Imana igende ibaha umugisha, amahoro n'amavuta n'imbaraga kugira ngo bigende biba hafi kandi bigende bibakomeza muri uru rugendo. So rero iyi ni yacu nziza twabazaniye yitwa Isoko TV show, niyo tugenda tuganiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugenda twungurana ibitekerezo, tugirana inama, twumva amakuru aba agiye agezweho mu bijyanye n'inzira ya Gikristo. Rero mbabwira ngo nimuze tuganire neza cyane kuko njye naje kubaha ibiganiro byiza, naje kubagezaho amakuru meza kandi cyane. Amazina ni yayandi nyine mu ngeri nk'isanzwe cyangwa Pastor Nzayankuye. So rero reka dutangire ibiganiro byacu, ariko ntangire mbanza gusuhuza aba diaspora, mwebwe mwese muri mu Rwanda, bari mu mahanga, mwese mbabwira ngo ndabakunda cyane kandi mbahuza ku mutima. Rero wowe wakaze subscribe ni iby'ingenzi n'iby'agaciro, nawe utari wayikanda ndakwibutsa gukanda subscribe, share ni ingenzi, like, comment, ibyo byose birakenewe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bikugeraho umunsi ku wundi. Yes, rero reka dutangire amakuru yacu uno munsi. Turatangirira n'ubundi turi muri ya makuru meza cyane aba agiye agezweho muri ako kanya, amakuru y'ibijyanye n'inzira ya Gikristo. Reka nagire babwira yuko rero kuri ba bantu mwari mufite ikibazo cyangwa mwari mufite gushidikanya ku bijyanye n'insengero, nagira ngo mbabwire yuko amakuru yabashije kuba yageraho nuko abadepite aribo bagomba gushyiraho umwanzuro wa nyuma. Abadepite nibo bagomba gushyira umwanzuro wa nyuma ku bijyanye n'insengero, kandi amakuru mfite nuko bagiye kuba babikurikirana neza cyane kugira ngo insengero zibe zafungurwa. Rero ufite kuba ari amakuru meza kuri wowe, kuko bagiye kuza bafate umwanzuro w'insengero zigomba kuba zafungwa n'insengero zigomba gufungurwa bya nyabyo. Hari izigomba gufungwa burundu, ariko hakaba hari noneho n'izigomba gufungurwa nanone zigomba guhabwa ibyangombwa byo kugira ngo zibe zafungurwa. Ubwo rero urebe neza cyangwa ugomye gusenga, utaza gusanga urwawe ruri mu zigomba gukurwaho burundu. Ariko ayo ni amakuru meza ya mbere nari mfitiye abantu, ko insengero rwose barimo barabyigaho kugira ngo zibe zashyirwa mu nsengero zigomba gufungurwa, izindi zishyirwe mu zigomba gufungwa. Rero andi makuru meza cyane nanone nabagezaho nuko ku munsi w'ejo hari igiterane cyiza cyane aho bita hano ku Mugomero. Hari igiterane cyiza, ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Hari igiterane rwose cy'urubyiruko, cyari igiterane cyiza cyane kandi cyagenze neza. Ku muntu wese wabashije kuba yagikurikirana cyagenze neza. Nawe utaragikurikiranye waza kuza hano ku Isoko TV show ukaza gukurikirana icyo giterane mu kanya nyuma y'iki kiganiro. Uraza gukurikirana icyo giterane cyabaye cyiza cyane rwose, cyari umuriro. Ubwo ni kubafunguriye insengero nyine bemere gusenga. Iyi ni ADPR Mugomero, yari ifite igiterane cyiza kandi cyane cyiza, cyari kimeze neza. So rero andi makuru meza kandi cyane nuko umuhanzi witwa Israel Mbonye rwose yaje kuba atangaza ko agiye kongera kudutamo indi ndirimbo nshyashya kandi nziza. Iyo ndirimbo rero ikaba iri buze kujya mu zindi ndirimbo ze yasohoye nziza, harimo zira zose tuzi nziza cyane, gusa ifite isoni zo kwinjira, n'izindi nyinshi cyane. Kandi ngo ni icyambu, yambereye icyambu, iyo nayo niye. Uwo mugabo rero witwa Israel Mbonye agiye kuba yadutamo izindi ndirimbo, cyangwa agiye kuba yaduha izindi ndirimbo nziza. Kandi amakuru nuko yatubwiye yuko agiye kuba yakora n'igiterane cyiza. Icyo giterane kikaba kizabera muri Stade Amahoro. Icyo giterane kizabera muri Stade Amahoro. Nawe rero waba witeguye kuzajya kureba Israel Mbonye, kuko ni umugabo wagiriwe amahirwe, ni umugabo ukundwa na benshi. Nawe wasanga uri muri abo ngabo bifuza kuzajya kureba Israel Mbonye. Yes, andi makuru, inkuru itari nziza cyane ku bantu bamwe cyangwa abandi, ni inkuru y'abantu bajya gusengera mu bijyanye n'ibyumba, cyangwa mu bijyanye no mu butayu. Abantu mwikora mukajya gusengera mu butayu cyangwa mukajya gusengera mu byumba runaka, ntabwo byemewe. Iyo niyo nkuru itari nziza nazaniye abantu uyu munsi. Hano minisitiri ushinzwe ibintu
by'ubuzima yavuze yuko ufite kujya gusengera aho hantu bikaba wahuriramo n'ikibazo cyangwa ukaba wahuriramo n'indi mpanuka igiye itandukanye. Niyo mpamvu rero abantu ngo mujya gusengera mu bitare, mu mabuye mo hasi, abantu mujya gusengera mu migezi, abantu mujya gusengera ahantu hatemewe, kugira ngo babwire yuko rwose ejo cyangwa ejo bundi wajya kubona ukabona bakuguyeho baragutwaye. Nyamuneka rero witonde mu byo ukora, witonde aho ujya gusengera, witonde, kubera yuko amakuru nako si ngombwa, nabyo kwitonda, ahubwo bibaye ngombwa wabireka. Byo kujya mu byumba rwose ushatse waba ubihagaritse, byo kujya mu mabuye, byo kujya mu mazi ushatse waba ubiretse. So iyo niyo nkuru rero itari nziza cyane uyu munsi nari mbafitiye. Rero andi makuru yo turaza kuyakurikirana mu bindi biganiro bigenda bikurikiraho, ahubwo reka nshimire, gafate uyu mwanya w'umunota umwe nshimire abantu mwese mwakanze subscribe, nshimire n'abantu batekereza kuyikanda, nshimire n'abantu bashishikarije bagenzi babo kugira ngo bakande subscribe na share, n'abantu bakurikirana ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Amazina ni Niyonkunda Eric, ikiganiro ni amakuru y'ibigezweho mu bijyanye n'inzira ya Gikristo. Nawe rero gubwa neza kandi amahoro y'Imana bane nawe, unyukurikirane Isoko TV show. Gahunda nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane.